urubyiruko rwa Nyarurembo ruributswa kwizihiza Noheli n'ubunani mu mutekano. Hagati y'amakimbirane ya Budensiyana na Philippe aragenda afata indi ntera. N'urunana. Sinumvise neza icyo ushatse kuvuga Bude. Niba utacyumvise genda nta mwuka mfite wo kubisubiramo. Bude, ndemera ko ufite amakosa, ariko rwose niwe wayankoresheje. Ubu se ko wamvuniye byakumariye iki Philippe? Byamara iki se nyine uko ubizi hari icyashobotse? Ubu se ko nk'umuntu uri bumbone ncumbagira ndamubwira ko nabaye iki? Umubwire ibyo ushaka. Mvugisha ukuri ko umugabo twashakanye dukundanye ageze ku rwego rwo gushaka kumfata ku ngufu. Unamubwira impamvu izo ngufu zaje mu mwanya w'uburenganzira bwe. Maze wakwisha mu mutwe yakubwiye ko ari uburenganzira bwawe. Philippe, muri twe ntawe ufite uburenganzira bwo gukoresha indi mirimo y'agahato. Bihindutse imirimo y'agahato rero? Cyane rwose, iyo nta bwumvikane burimo, nta rukundo rugasimbuzwa irari, biba byahindutse imirimo y'agahato. Reka nigendere Bude. Rwose sinshaka kubyuka ntongana nawe, ntaza kwirwa nabi. Uragenda se hanyuma imirimo nari gukora ikorwe nande? Nawe usanzwe uyikora. Ntayo ndi bushobore kuko wamvunaguye Philippe. Ariko Bude, ubu tubane duhanganye koko? Ubundi twarinze kugundagurana dupfa iki? Dupfa ko wikunda Philippe, ntubona imvune ngirira muri uru rugo. Kuki ushyira imbere ibyo ushaka ku giti cyawe? Tekereza kwirirwa ku kazi mpagaze, natanga asanga akazi karantegereje, nkagakora njyenyine wicaye muri salo, umwana umwe akurura iburyo undi akurura ibumoso, ariko ncuragana. Ariko nawe ntugakabye. Kantengwa se ntaba yagabanyije akazi? Kantengwa afite inshingano ze kandi azikora neza, ariko wibuke ko imirimo ivunanye twayimukuyeho tukayigabana. None ibyo wagombaga gukora byose nta na kimwe ukora warabimbwiye. Ariko nuko mba mfite akazi kenshi kuri butiki, ngataha ntinze cyangwa nkazinduka cyane. Nuko rero igihe cyose uzamparira imirimo ntuzabona ibyishimo unyifuzaho. Ikindi mbere yo kugenda uruhagira aba bana ukoropa na mesiriya myenda imaze iminsi mu mazi, dore ni nawe wangiza utyo. Ariko se ubwo urumva ako kazi kose nagashobora ngewe ndi robo? Njye ugakora buri munsi nataha ugashaka kugerekaho n'agahato se ndi robo? Ubwo se ngiye usukiye amazi kandi mvuye kwiyuhagira Nori? Aya ni ayanjye Kareme. Kuki kwiyuhagira mu gitondo se yaraho ugiye? Ubu wibagiye ko warayimpaye amafaranga Kareme, ngiye mu isoko guhaha hakiri kare. Ubwo ku cyumweru ari Noheli rwose umuntu atinze yasanga ibyiza babimazemo. Nizere ko utari butinda sheri, ubanguke rwose. Urumva ngiye mu isoko mpaha ibya Noheli, ubundi nce muri salo ya Nyensi mbasabe gahunda yo kuzansokoreza umusatsi. Niyo salo yonyine sirimutse naho Nyarurembo. Wajya mu by'imisatsi wagira, ugaruke kare rwose kuko ngewe rwose sindi bubone umwanya wo kuza hano. Ariko se uragira ngo nzi hano gukora iki Kareme? Kumva nawe utari butahe ku manywa kubera akazi kenshi ufite ku cyuma gisya. Wakubwira ko ari ifaranga? Ifaranga Kareme? Ifaranga nyine. Hari umukiriya twahanye gahunda kari buze tukamwereka ishyamba ryacu, agahitamo ibiti byeze. Niba ari ibyo rwose ndagira vanze mutegereze Kareme. Ariko se baraza ryari ko nari nzi ko ndi bwitabire karabu y'urubyiruko munsi y'umunyinya. Urumva ibyo biruta amafaranga koko Nori? Ndabizi ko tuyakeneye cyane Kareme, kandi rwose ndagushimira mugabo mwiza. Umenye Noheli yo ya mbere igiye kuba nziza mu buzima bwanjye. Ubwo rero twumvikanye ko ugiye kujya ku isoko ugahaha ibyo uhaha, ukabanguka ugategereza uwo mukiriya. Cyane rwose. Nawe urabyumva ko ntarangara ku ifaranga. Ibyo munsi y'umunyinya nyine ndemera mbireke, ariko aza nsange hano. Kureba ku isaha se nabatindiyanye? Oya si ukureba ku isaha, ni ubutumwa bw'akazi nasubizaga. Yewe kandi koko ngukuye mu kazi amasaha atageze. Oya nta kibazo umva iyo nsabye uruhushya. Ongeraho kuvuyeyo ku nyungu z'urubyiruko ariko. Impamvu rero nabahamagaye hano mu murenge, nifuzaga kubabwira ibyo nateguye kuganiriza urubyiruko mu mahugurwa mwantumiyemo. Ntumbwire ko ugiye kuduhakanira Sosia. Kandi yabirangijanye. Ni ukuri twari twizeye kutazahabura Sosia. Nanjye nari mbyizeye kandi mbishaka rwose. Ariko dore natumiye mu nama ku karere. Nta kundi nyine, ubwo urubyiruko rwa Nyarurembo tubihombeyemo. Yewe ninjye ubihombeyemo kuko numvaga nshaka kubana namwe rwose. Ariko ibyo nabageneye byose ndabifite hano ndabyanditse. Ntawakurenganya ko impamvu z'akazi nyine kandi zirumvikana. Ahubwo bitubwire kandi utwizere rwose tuzahakubera. Nategurira urubyiruko isomo rifite intego igira iti igihe cyanjye kirahenda. Igihe cyanjye kirahenze? Yego nyirane. Urubyiruko mugomba kumenya ko igihe cyanyu gihenda kuko ntimuzagihorana. Kandi buryo uko bukeye iminsi bivuyeho umwe sha.
ushobora kuba warabaye umwarimu ariko si gusa Sosiya. erega n'ubundi we muzambwirire urubyiruko muti igihe cyanyu kirahenda aho kugikoresha muhagaze mu isantere mukora ibyo kwiyangiza mujye mugikoresha mufasha ababyeyi banyu mu murimo iteza imbere umuryango wanyu. yego rwose. mutahuguzwa n'imyitwarire mibi nko kunywa ibiyobyabwenge no gukora ibindi byaha bihanwa n'amategeko, mujye muhuzwa no kwiga imishinga yabateza imbere. bishyire hamwe batugane bahuze n'amabanki babona inguzanyo batangira imishinga ibateza imbere nk'ubworozi bw'amatungo magufi, ubuhinzi bw'imboga n'imbuto n'indi mirimo itandukanye y'ubugeni n'ubukorikori ishobora gukorerwa inaha i Nyarurembo. ndumva ari byiza cyane ariko ngize ikibazo Sosiya ko mu rubyiruko harimo abakiri bato batashobora iyo mishinga imwe n'imwe mu yo muvuze. abo bahagararirwa n'ababyeyi babo. ariko uzi ko iyo umwana w'umunyeshuri yifitiye itungo rye, iyo hene, inkoko, ingurube, intama, iyo agize icyo akenera akibonera atanduranyije n'ababyeyi be. ibyo nibyo rwose turabizi. ikindi rero cyagiye cyabo gihenze aho kugikoresha bacumba urugomo, bazagikoresha bita ku matungo yabo, ku buhinzi bwabo, ku mishinga yabo itandukanye yo kubateza imbere, maze bibarinde kugwa mu bishoko no mu byaha byabangiriza ubuzima. ni ukuri iryo somo ni ryiza cyane kandi Agnes ndamwizeye azaritanga ukuri mubwiye. hanyuma rero muzabambwirire muti inkorabusa ntizitana n'urugomo, muti kandi ubute butera ubutindi, muti iyo umunyamwete asarura yishimye, umunebwe aba arekereje ashaka kumwiba, kandi kwiba bitera guhanwa. Nyirane nizere ko wari uteze amatwi, icyo nzibagirwa uzanyibutse sibyo? ese burya Karemera afite ishyamba ringana ritya? kugira ngo warihejeje se ahubwo urakomeza ukagera n'iriya hirya na hariya hose. iriya hose ndeba? yewe ibiti byeze byo birimo kandi byanakuze neza ku buryo umuntu yakuramo imbaho nziza. ariko ni mu mpenda ntibiri buvemo. ariko Karemera yavuze ko atari burenze ayo mwavuganye. Narinde we Karame, usengufashe we n'uyu mugabo muje gukora iki hano muri iri shyamba? ubonye dukoze iki se ku buryo uvuga ngo uradufashe ko naje kumwereka ibiti tugurisha? Subiramo neza sinkumvise ngo waje kumwereka iki? naje kugura ibiti mukecuru. Umukecuru ninde? Nitwa Nyirabazungu Clemence, nitwa umukecuru. aha yego Nyirabazungu. none se hari ikibazo ko ari bugura ibyeze kandi nabwo tumanje gusaba icyangombwa cyo kubitema? hose uza kugurisha ibiti mu ishyamba ryanjye nkandi wa mukobwa we. urya si ishyamba si iryanyuma da? uwo mukecuru ari kuza amatika. Sobeza ibyo bakubajije. Ninde waguhaye uburenganzira bwo kuza kugurisha ibiti mu ishyamba ryanjye ntabizi? Mukecuru rwose wikwisebye imbere y'umuntu mutazi. Ni wowe usebye, ni wowe usebye wowe ufata mu gihanga. Ubuse ngufatiye mu ishyamba ryanjye, narabivuze ko nta kindi cyakuzanye. Nta kindi cyakuzanye mu muryango wanjye kitari ugusahura. Nk'ubu wavuga ko ari nde waguhaye uburenganzira bwo kuzana umuntu mu ishyamba utazi ko ryahinzwe koko? none se mbere yo kunyurira ngo naje gusahura wabanje uvugana n'umuhungu wawe wumva ko tutabyumvikanyeho? ese burya nimwe nyina wa Karemera? Nge rwose sindi n'uwina ariko nahashinze isarumara ndahavuga. Uvuye harira. Ndira mu ishyamba wahuye n'umunasikoro nyine. Umunasikoro se niki? Nako wasanga wumvikanye n'uyu mukobwa kuza kutwibira ibiti. Mugende vuba. None ahangaha mumvire mu ishyamba. Nta soni koko Nori. Ibi biti ko wasanze bikuze uzuba biteye nuko byatewe ko mukunda ibyeze. Murakoze cyane rubyiruko. Ese mwari mubizi uko bimeze? Murabizi? Murabizi. Sigaye numva ndi mugenzi wanyu. Ndi umunyamuryango wa club y'urubyiruko munsi y'umunyinya. Mbere yo kugira ikindi mvuga, ndashimira cyane Agnes na bagenzi be bagize igitekerezo cyo gutangiza club y'urubyiruko. Feliciane wazanye icyo gitekerezo, Nyiraneza, Budensiana, Benita, Donata n'abandi ndabashimira kuko muritanga cyane. Ngiye kubabaza rero. Ibihe turimo murabizi? Yego William. Turabizi cyane rwose, turi mu gihe cy'umuhindo kizakurikirwa n'urugaryi, itumba rikiteramo, hanyuma twiture n'umuki. Ibyo uvuze simbihakana, ariko sibyo narimbajije. Abanyeshuri kuki mugiye kujya mu biruhuko? Kubera Noheli n'ubunani.
urakoze cyane kire abantu benshi buzuye ibyishimo bya noheli n'ubunani abanyeshuri bamwe batangiye ibiruhuko abandi ejo buzaba batangiye si byose nibyo cyane rwose ndagira ngo ngire icyo mbabwira rero urubyiruko nibyo rwose dukwiye kwishimira noheli n'ubunani ariko tuzirikane kwishima twirinda uvuze akantu keza rwose muyobo hari abishimisha bakishimisha bikarangira gutyo William arabivuze ati bikarangira bityo urakoze William muzishime ariko mwirinde icyatuma ubuzima bwanyu bujya mu bibazo noheli n'ubunani by'ubutaha bigasanga muri mu marira cyangwa bikazasanga tutakiriho bitewe n'imyitwarire yacu da cyane rwose nicyo urubyiruko rushobora gukora ubuzima bwabwo rukajya mu bibazo kunywa inzoga n'ibindi biyobyabwenge icyo ni kimwe ikindi muyobo urubyiruko rumara kunywa inzoga n'ibiyobyabwenge rukishora mu busambanyi aha kwishora mu busambanyi cyangwa imibonano mpuzabitsina idakingiye iyo umuntu yishowe muri ibyo ahuriramo n'izihe ngaruka nawe urabyumva umukobwa atwara inda imburagihe umutipe nawe akaba yiteye imburagihe ashobora no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina na virusi itera sida ikindi kandi ibyo byose bishobora gutuma agaciro mu muryango we ababyeyi bakamwanga yewe bakanamwirukana agahinduka ikirara aho anyuze hose bakamwita rubebe cyane rwose nshimishijwe n'uko ibyo muvuze byose ari ukuri anye karametitire urubyiruko rwa club rurasobanutse umva rurasobanutse pe kugira ngo twirinde ibyo byose rero urubyiruko hari icyo tugomba gukora kwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe kwifata ni byiza pe buri wese akifata kugeza igihe azashyingirirwa ariko urubyiruko rwa Nyarurembo kandi bikunaniye ibuka agakingirizo ese ugira ngo umuntu akibutse ntikamurinda gutwara cyangwa gutera inda atabiteganyije kakamurinda n'izo ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muyobo ariko Filipo naragenze ndabona ibyo ni ibiki ukoze bude si wowe mbaza se ngira ngo wabonye ko ntashaka kuvugana nawe Fili abana bavugishaga noneho barasinziriye ariko ibyo ukoze birandeba ugomba kumbwira impamvu bikoze abahinzi bajya imigambi inyoni zigiye indi nyine kuva waranyeretse ko ushobora kumfata ku ngufu ngomba gushaka uko nirinda kwirinda rero ni ukwinjira mu buriri wambaye ipantaro ufunze n'umukandara cyane rwose ni impamo y'Imana ubwo n'ubukunguzi sinabyemera ko ari ibyo yambaye ni wowe oya ntakorana n'umugore usa n'uwiteguye guhunga uryame cyangwa ubyihore vana mw'iyo pantaro yewe ntabwo ndi bugusagarire waranyiyeretse Fili kubera iyo mpamvu ndekera ipantaro nyambaye kugira ngo nkwirinde ntabwo ari wowe rero ugomba kungira inama nyamara umenya nkina mu bikomeye ubundi se waryamye aya ni amasaha yo gukina ko ari ayo kuryama tugasinzira cyangwa wowe ntunaniwe kura nk'ipantaro nyine nakubwiye ngo ntayo nkuramo cyangwa reka nyikuriremo don't touch me ntiwibeshye ngo unkoreho kuko byaba bibi noneho Fili Budensi yanariye Karungu wavuga iki kuri uyu mwanzuro yafashe naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora Wihaze mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana.